Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. N'ubundi ni Ingabire Jeanne Gentille kuri Va mu Byaha TV. Ngarutse rero mu yindi sura, mu isura yo kunenga abantu bo muri iyi minsi batari kwimenya ngo bamenye n'umuhamagaro bahamagariwe bawugumemo neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugume uko mwahamagawe kera, mugumane umuhamagaro wa kera. Ariko abantu umuhamagaro wa kera wabananiye. Abantu ntabwo bari kubwiriza ijambo ry'Imana nk'uko barihamagariwe, ahubwo ubutunzi bw'isi bwabatwaye umutima. Abantu ntabwo bakibuka ko ari abanyamasengesho, abapasiteri ntabwo bakibuka ko ari abapasiteri, abaririmbyi ntabwo bakibuka ko ari abaririmbyi, bambaye uwo mwambaro ko ari abaririmbyi, bambaye umwambaro ko ari abapasiteri, bambaye umwambaro w'abahanuzi, bambaye umwambaro w'abavugabutumwa, ariko imirimo bakora hirya y'ivugabutumwa, imirimo bakora hirya y'ayo mazina y'ubupasiteri bambaye, ugasanga ntahitaniye n'iy'abapagani. Icyakora Pawulo yabivuze neza. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Timoteyo wa 2 ibice 3, twumve ikintu Timoteyo yabivuzeho. Ariko mbere y'uko tuyasoma, reka dusenge Imana. Imana Nyiringabo, uri data wa twese mwiza, utandukanye n'abantu cyane. Wowe uri Imana ireba ibyiherereye byo mu mitima y'abantu, kandi uri Imana ireba ibyo bakorera mu rwihisho. Uri Imana ireba abantu bishushanya bakagaragara yuko bagukorera batagukorera, bakereka abantu yuko bagukorera, bakambara amazina y'icyubahiro y'abakozi bawe, ko mu by'ukuri batagukorera. Abo bose urabazi, kuko uri Imana itagira ikihishwa. N'ibihishwe byo mu mitima byose wowe urabireba. Ndasenze cyane rero kugira ngo aba bantu bakimara kumva aya magambo y'Imana bahindukire, bareke ibibi byabo, bongere basubire ku muhamagaro, basubire ku murongo nyawo. Cyane kugira ngo usange imitima y'aba bantu bibagiwe icyo bahamagariwe. Aba bapasiteri batakibwiriza ibyo gufasha abantu, ahubwo bakirirwa basebanya. Aba bavugabutumwa batwawe n'irari ry'amafaranga. Ndabasengeye kugira ngo bibuke yuko bari mu rugendo rubaganisha mu ijuru, aho bazajya mu rubanza rw'ibyo bakoze bakiri mu isi. Aba bantu bishushanya bakiyambika umwambaro w'uburirimbyi, bakimara kumva iri jambo ryawe bahindukire, bave mu ngeso zabo mbi, nawe ubahindukirire, ubagirire neza. Abantu benshi bari kubona ibyago n'amakuba, ntibamenye ikiri kubibatera. Nuko baretse umuhamagaro, bakareka guhamagarwa kwa mbere, bakareka inshingano ibyo wabashinze kera, bakaba barirukanye Mwuka Wera, baramwimuye, ahubwo bakimika ibibi byabo. Ndasenze cyane kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo ufashe abantu bawe kongera gusubira ku muhamagaro. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amina. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa 2 ibice 3, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Haratubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Iri ni ijambo ry'Imana rivuze ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Wowe mwene data umvise kuri aya magambo, waba uri kwitegereza ibintu abapasiteri barimo bakora, ukitegereza ibintu abaririmbyi barimo bakora, ukitegereza ibintu abavugabutumwa barimo bakora, abahanuzi, abapotre n'abandi biritirirwa izina ry'Imana, ukareba ibintu barimo bakora bikakuyobera. Ukitegereza ukavuga uti si ko uyu muntu meruka ari umukozi w'Imana, uyu muntu uko meruka ari umuhanuzi, uyu muntu uko meruka ari umuririmbyi, ibi bintu ari kwivangamo ni ibiki? Ahangaha ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo numara kubibona utyo, ukabona umuntu yarahindutse, yari umuvugabutumwa, ari pasiteri yarahindutse, yari umuririmbyi yarahindutse,
ukamubona mu businzi, ukamubona mu basambanyi, ukamubona mu bagambanyi, ukamubonana urukundo rukeya, ukamubonana kwikunda no gukunda impiya, uwo muntu ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Abameze batyo rero muri iyi minsi bareze, aba bantu bari gukunda impiya zikabakoresha ibidakorwa. Twabonye urupfu rwa Pastor Theogene. Pasiteri Theogene yarapfuye, ariko aho amaze gupfira byagaragaje abantu benshi, ab'ukuri n'ab'ikinyoma, abakozi b'Imana n'abiyita abakozi b'Imana baragaragaye. Abantu barimo barikora bagafata urupfu rwa Pastor Theogene bakarucuruza kandi mu buryo bubi, bakamusebya. Ari byo dusomye ahangaha bavuga ibintu batazi, bivuze ngo bazaba babeshya. Aba bantu baraterura inkuru badafitiye ibimenyetso, bakayiterura bakayikubita hariya hejuru yo gukunda impiya, ngo kugira ngo abantu babirebe, ngo YouTube bahembe, ngo ama-views abe menshi, ngo comment zibe nyinshi. Nagerageje kwitegereza ibi biganiro birimo bikorwa kuri Pastor Theogene, nsanga koko biri kwinjiza da, views ni nyinshi, comment ni nyinshi, ariko ikintu cyambabaje nuko comment nyinshi zigiye kuzarimbuza abantu. Abantu bagiye kurimbuka bazize ibi biganiro abapasiteri bari gukorera kuri mugenzi wabo wipfiriye. Aba bantu bari gutera comment batuka abantu bagiye kuzarimbuka bazize izi nkuru aba bapasiteri bari kubazanira. Abapasiteri bakazana inkuru yo gusebya mugenzi wabo wipfiriye, n'abakunzi ba Pastor Theogene bakajyaho bagatukana bagatongana. Kandi turasomye muri ubu buhenebere, umutwe w'amagambo uratubwiye ngo ni ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Muri ubu buhenebere harimo ko bazaba banatukana. Biriya abantu barimo batukana muri comment nabwo baba bahenebereye. Kandi uyu muntu wabazaniye iki gisitaza nawe azabona ishyano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta wabuze ibisitaza kuza, ariko uzana ibyo bisitaza azabona ishyano. None abantu barimo barikora bagafata inkuru yo gusebanya, yo kubeshya, itagira imva n'imvano, bakayikubita hariya. Bamara kuyikubita hariya, abantu bakajyaho bagatera comment z'ibitutsi hejuru y'abantu bari gukunda impiya. Kandi ijambo ry'Imana niritwemerera gutukana, niritwemerera kwigira ibyigenge, niritwemerera kwigira abantu barukundo rukeya, ngo abantu bazaba batuzura babeshyirana batirinda. Aba bantu ibi biganiro bari gutanga bari kubanza batekereza niba harimo ibintu birakomeretsa abantu ngo babyirinde. Ariko kubera ko bazaba bari mu minsi y'ubuhenebere badafite kwirinda, niyo mpamvu bari guhubagura ibyo bahuye nabyo byose bakabizanira abantu ku ma YouTube, abantu bakabireba, benshi umubabaro ukabica, benshi bagatongana bagatukana, nabo bagahenebera. Kandi baheneberejwe na bagenzi babo, baheneberejwe n'abakabayoboye. Vuge atabashaka gutera comment bazitere, ati hari naho nabonye bateye comment 2,000, ati nzavuga none kugeza igihe cyo comment zishobora no kuzabera 1,000. Anejwe nuko YouTube izamuhemba amafaranga, ubwo yinjiye muri wa mwanya wo gukunda impiya, yinjiye mu mwanya wo gukunda ibimunezeza, ariko bitanejeje Imana, bitanejeje n'abantu b'Imana, bitanejeje na bagenzi be. Aba bapasiteri, aba bavuga butumwa, aba baririmbyi bari kugenda bazana amagambo yo gusebanya buririye ku rupfu rwa Pastor Theogene, bagushije abantu benshi, barabahenebereje. Ndababwiza ukuri yuko iminsi y'ubuhenebere yadusohoyeho. Abantu benshi urupfu rwa Pastor Theogene baruhenebereyemo, ariko abaruhenebereyemo ba mbere ni abapasiteri bagenzi be. Abaruhenebereyemo ba mbere ni abakristo bagombaga gukomera bagakomeza n'abasigaye, ariko kubera ko urukundo ari rukeya ntago bari kwita no ku mubabaro bari guteza Madame Pastor Theogene, ntago bitaye ku mubabaro bari guteza abana ba Pastor Theogene, ahubwo banejejwe n'ibyabo, bakunze ibibanezeza aho gukunda Imana. Ijambo ry'Imana ngo uwanga mwene se ni umwicanyi, ariko aba bantu ibi bintu bari gukora bari kubishungura bagasanga harimo urukundo. Ubu mukanya nanjye baraje banuke ngo Madame Pastor Theogene ngo yanyishyuye,
ngo abakunzi ba Pastor Theogene ngo banyishyuye. Ngewe mbabwiza ukuri, Pastor Theogene muzi muri YouTube, ntabwo nigeze mubona imbone nkubone. Madame wa Pastor Theogene muzi muri YouTube, sinigeze mubona imbone nkubone. Ariko nkurikije ibintu aba bapasteri, aba barimbye, aba bakristo bakoze bigahenebereza abantu, byarambabaje. Ndavuga inti ngewe nzatanga umusanzu wanjye, nanjye nsomera abantu aya magambo ari muri Timoteyo wa 2 ibice 3 uhere ku murongo wa 1 kugeza wa 5. Maze aba bantu mubatera umugongo. Abantu nabonye n'abantu bari gutukana muri comment cyane cyane, ariko bakibasira aba bapasteri, aba bitwa abashumba. Noneho nkibaza, ese abashumba ko bari abanyacyubahiro bageze ku rwego rwo gutukwa hejuru y'ibyabo bizaniye kuri YouTube, hejuru y'amagambo mabasesereza bari kuvugira ku murambo, barinda batukwa kubera iki? Sibo babyiteye. Ariko ijambo ry'Imana ravuze nono ngo tubatere n'umugongo. Abameze batyo mujye mubatera umugongo, nimukajye mwita kuri ayo magambo ababaza imitima y'abantu barimo bavuga, nimukajye mwita ku nyigisho zipfuye, kuko inyigisho zabo ni inyigisho zipfuye. Aha ngaha dukomeje Timoteyo wa 2 ibice 4 ku murongo wa 3 haravuze ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Nigeze kubona n'umuntu wanditse ku channel ye ngo agahuru k'imbwa ngo kahiye, kandi uwo ngo ni umuhanuzi. Uwo nguwo arandika ngo agahuru k'imbwa kahiye, kandi agezaho azanamwo ibiganiro by'abapasteri, by'abakristo, arangije aravuga ngo agahuru k'imbwa kahiye. Uyu mugani yaciye ntago ari umugani uri mu Bibiliya, nta no umugani ukuri ya Kristo. Kubera ko haranditswe ngo, tumaze gusoma kuri uyu murongo wa 4 ngo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Nose iyi migani ngo agahuru k'imbwa karahiye, uburi imbwa nizezo yarari kubwira koko. Namwe murebe, ndababwiza ukuri mwa bakristo mwe mugahagaze mu mwanya neza. Aba bameze batya mubatera umugongo. Jambo ry'Imana rivanga abahanuzi b'ibinyoma muzababwirwa n'iki? Ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. None aba bahanuzi nizihe mbuto bari kuberera? Aba bapasteri nizihe mbuto bari kuberera? Numwitegereza ugasanga ari umupasteri kwizina, ariko imbuto ze wazishaka ukazibura, mutera umugongo. Numwitegereza ukabona yari yambaye izina ry'ubuhanuzi, ariko wakwitegereza imbuto ze ukazibura, mutera umugongo. Nubona ari umuririmbyi, ari umuvuga butumwa, wakwitegereza imbuto ze ukazishaka ukazibura, mutera umugongo. Umuntu utagira urukundo, umuntu utagira imbabazi n'impuhwe, umuntu utareba ko aziriya mfubyi n'uramupfakazi, bakirirwa babasesereza, babarwaza umutima. Hari umupasteri umwe wigeze kuvuga ati nimutareba neza Madame Pastor Theogene ariyahura. Ni iki cyari kimuteye kuvuga utyo? Nawe nuko yarari kureba ibiri gutambuka kuri aya mashene ya YouTube, birimo bisesereza, birimo bibabaza, abantu batagira urukundo, udakunda mwene se n'umwicanyi. Aba bantu bari kuzana ibiganiro bibabaza imitima y'abantu nabicanyi, kuko nta rukundo bagira. Ukunda mwene se ntiyamwifuriza ikibi, ukunda mwene se ntiyajya gutarurukanya inkuru ngo runaka Pastor Theogene wapfuye ngo yasize ari umusambanyi, ngo runaka Pastor Theogene wapfuye ngo yasize yihakanye imiryango, ngo runaka Pastor Theogene wapfuye ngo yasize ngo yarari amafaranga ngo y'imbobo, ngo Madame Pastor Theogene ngo ameze kimwe na mugabo we, ngo bahuriye ku kinyoma, ngo abeshya ngo ko afite abani we ngo ntabafite. Ibi bigambo byose mwirirwa mutubwira abeshi barahenebereye, ariko saizi ndabakanguye ngo bareke guheneberera mu ibyo bigambo mwababwiye, ahubwo bakora iki? Babatera umugongo. Abantu bafite amagambo asesereza, abantu bafite amagambo babaza ryana y'ishyari yuzuye urwango, ni babatera umugongo. Jambo ry'Imana niko ryatubwiye ngo abantu bazaba ari n'abagambanyi, abantu bari kugambanira Madame Pastor Theogene kugira ngo adatera intambwe ngo arere ziriya mfubyi, bakumva yuko bamugambanira ngo kugira ngo abamuteraga inkunga bazihagarike. Ese ko ari igihe mwamugambanira
ndizihagarare zikarushaho kuzamuka, kandi ko hari igihe mwamugambanira niyo zahagarara ntizikate ngo zizi iwanyu, aba bantu bazaba bagambana. Ijambo ry'Imana niko ryavuze, Timoteyo wa 2:3 ku murongo wa 4, ngo aba bantu bazaba bagambana ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezaho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Aba bantu bafite ishusho yo kwera ariko imirimo yabo ari mibi, ngo bazaba bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari amasega aryana. Aba bantu nimubirinde. Uyu muntu uguhamagara akakoshya ngo jya gusebya runaka, mwirinde. Uyu muntu ushimishwe nuko niyo umuntu yaba yarakoze ibyaha byatwikururwa bikagusha abantu. Uyu muntu ntabwo ari gukorera Imana, ahubwo afite uwamutumye wari gukorera. Wowe rero numubona ujye umutera umugongo. Ndakuburiye amasaha nk'aya, ndakuburiye kugira ngo uyu muntu uzabona yiyoberanya umutera umugongo. Niwongere kumva ibyo akoshya, niwongere kumva ibyo akwigisha, niwongere no kuguhanurira, niwongere no kugusengera, kubera ko kubwiriza byaramunaniye, no gusengera abantu biramunanira, no guhanura biramunanira. Yinjira mu buhenebere bwo gusebanya, yinjira mu buhenebere bwo kuvuga inkuru zidafite umumaro, zitafite uwo zubaka, yihanganira gutukwa ngo kubera biri kwinjiza amafaranga. Amafaranga mwabantu mwe araje adukure ku Mana nimutareba neza. Ariko abari maso ntago aya mafaranga arabakura ku Mana, ahubwo baremera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, bareberwa kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Kandi abantu bakorera Imana mu kuri no mu mwuka ntabwo ari abakene. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo wicisha bugufa kubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ntabwo abantu bakorera Imana ari bo bakene, ahubwo abakorera Imana ni abakire, kandi abakorera Imana baranyuzwe. Ntabwo abantu bakorera Imana bazajya gusebanya kugira ngo babone amafaranga. Abantu bakorera Imana ntabwo bazirirwa bari gushakisha inkuru zisebya abandi ngo bagwize ama-views n'ama-comment, ahubwo abantu bakorera Imana ni abakire kandi ni abanyacyubahiro, kandi bazahabwa n'ubugingo buhoraho, bazagira iherezo ryiza. Mwene data, isuzume wite ku iherezo ryawe. Nawe ujyana ibitutsi muri comment, garukiraho, ukwiriye gutukana n'aba bantu, kubera ko ibyo bitutsi byabo nawe biraguhenebereje, kuko mu minsi imperuka bazaba batukana. Si byiza ngo wirirwe uratongana nabo urabatuka, ahubwo batera umugongo. Ijambo ry'Imana ngo batera umugongo, wikwiriye gutongana nabo, wikwirirwa nawe witeranya n'Imana yawe, ahubwo gira utya ubatera umugongo. Murakoze cyane rero kumvira umwuka wera. Murimbye yararimbye ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo, ngo nta soni uzagira nubona Yesu. Nawe rero ndagushimiye wowe wumvise kuri aya magambo akakubwira ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndagushimiye cyane. Imana niguha umugisha. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru ushobora byose, kubw'amagambo yawe. Ndakwinginze ngo abazumva kuri aya magambo yawe bazabashe kumvira icyo ijambo ribabwira, kandi bazabashe kuva mu buhenebere bwo mu minsi y'imperuka, bave mu bitutsi, bave mu kubeshya kwikakaza, bave mu gukunda impiya, bave mu bitagira umumaro, ahubwo bakore ibyo gushaka kwawe. Uragahora ku ngoma kuko uri Imana nyamana, imbaraga n'ububasha ni ibyawe. Utegeke kandi uganze byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.